kandi uyu munsi Imana yari byabahuje. Protocol abageni bone ntabwo bajya bajyana kure rwose, mwegeranye nta kibazo. Iyo byabaye ngombwa barajyana rwose ntabwo, kandi baza gufatana. Sinzi impamvu mwabatandukanyije cyane n'ubuki. Abageni bonyine nibo navuze, abageni begeranye rwose bamarane irungu, bafashanye idakika 30 za reception isimbije twagiye gukoresha isaha imwe. Ndageza saa 10:09 hagati aho ngaho, ariko ntabwo batwara amanywa. Ndabashimiye rero kuba baherekeje abageni bacu uyu munsi bari tuzi benshi babiteguye. Ikindi cyane y'umuryango wabuje neza, nuko nawe uri umuryango wabuje neza, ariko mwe nuko mutunga kujya gutandukana. Aho rero uko byagenda kose muhuyemo muri bakuru mufite ubwenge bwinshi, ariko nagira ngo mugire kubira ubwenge bwanyu kugira ngo muzabe bwiza, nuko muzahuza ibitekerezo. Ubwenge bwo n'ubwe mukabuhuza mukabuhindura bubu, cyangwa se mukubahana ubwenge bunyuranye, ariko nibura mubahana muri kujya inama. Bitabaye ibyo ishema ry'uyu munsi rizashobora gupfa kuko satatawe ishema, ariko ubwenge bw'abana tumutira abasore uyu munsi mukomeze. Noneho namwe muzabyara abanyabwenge nabo bazabahesha ishema. Yesu abikozwe cyane. Umugore w'umunyabwenge ari niwo makuru, ariko yabaye umupfapfa agira bite ararusenya. Ndagira ngo kuri kuzuye Abanyarwanda bafite ubwenge buhanitse, barambise ngo umutima w'urugo, ngo ni nyampinga umutima w'urugo. Umugabo nawe amwita ngo ni myugariro, we yibera hanze, hari abakwiremba hanze, ariko kugira ngo urugo rube rwiza biterwa n'umugore we. Uyu munsi wa none iyo tubyaye abana abagabo baratwitiriye, ariko imvune y'umwana izwi na nyina. Niwe uzi neza uburyo arimo, uzi uburyo arwaye, niwe umenya mbere ko umwana arwaye, umugabo atabizi bitewe n'ibyo nuko bamuhora mu gituza. Umugore rero niwe uzi ubuzima bwose bw'urugo, nubwo umugabo nawe agomba kumenya, ariko mbere ya byose umugabo azi ibigari cyane, ariko iby'inama bizwi n'umugore. Niyo mpamvu rero umugore iteka ryose yabaye mwiza urugo ruba rwiza, iyo yabaye mubi urugo rwose ruba rubi. Aline rero kugira ngo usabe rwose umutima inama wawe mwiza wakuranze mbere hose, bigatuma bigakunda. Uzajya iryo zina yenda uzajya ugabora, ariko ntuzibagire kumuhamagara Rafiki. Rafiki bisobanura iki mu Giswahili? Rafiki bisobanura iki mu Giswahili? Inshuti. Ujye urumwita inshuti, sibyo? Rafiki nawe uzamwitera Rafiki, nawe Rafiki yawe nakubera inshuti, kuko iteka ryose nawe inshuti yawe magara. Abanyarwanda ko bakwita ntabwo uzajya burya, ndabwiza ukuri, amaso akunze guhararuka vuba, ariko umugabo ahararutse umugore, cyangwa umugore agahararuka umugabo, akora amarorero. Nawe usanga rero kugira ngo utazaharukanwa, ahubwo mujye muhora wishimana, kugira ngo ubuzima bwanyu bwose muzaburage abana banyu. Bitabaye ibyo ngibyo, abana banyu bazabara umurage mubi, kandi uzatuma bicuza kuba mwarababyara. Tugiye kubasengera abahungu n'abakobwa rwose, mubyare ibyo mubyare. Aline mu minsi mike cyane uzasanga ari munini cyane, bitewe n'uko yabonye igisubizo. Gabonye umugabo yari afite ibiribwa neza ngo Adamu na Eva batari bashakana, umwe ngo yaramuntu, ariko rero mbere ngo mwari abantu, Abanyarwanda tubita mwari abasore cyangwa mwari abasore rwose, ariko mugiye kuba umugabo n'umugore. Adamu yabaye umugore kuko abandi umugore, Eva yabaye umugore ariko abona umugabo, ubundi imbere bari abantu. Uyu munsi rero mugiye kuba abantu, muremo abantu babakomokaho, ariko mwihangane cyane kugira ngo ubuzima bwanyu nta kindi gikwiye kuburanga uretse kubahana, gukundana, gufashanya no gufatanya muri byose. Ubujyanama kuko nabaganiriye ariko baranga biyura neza ibyo ngibyo ushaka abajyana mu bandi, ariko ntihakaze igihe kibatandukanye ndetse gupfa
cyangwa se niko tujya dukunda kuvuga ngo uretse urupfu, ariko urupfu narwo iyo rutandukanye mu kanya gato, ariko iyo dukomeje mu murongo wo kwizera igihe kiragera tukongera tugahuka. Nabasanga rero kugira ngo mukomeze umurava, mukomeze kubahana no kuzuzanya kugira ngo ibintu byose bize neza. Nongere mubwire ngo mu by'ukuri Bibiliya buriya ni igitangaza ntabwo bitavuga. Iyo urebye mu gitabo igitabo cya Samweli, mu gitabo cya Samweli harimo umugabo bita Naboti, Ahabu yari afite umugore bitaga Izebeli. Noneho kubera ko umugore yari mubi cyane, byatumye urwo rugo rujya rumwigisha cyane. Umugabo yatangiye gusambura Naboti neza buhoro yitonze, bafite ubugizi bwa nabi muri bafata imyanzuro yihuta kandi bashyirwa mu bikorwa. Ariko umugore mwiza n'ubundi musanga nanone muri mu gitabo cy'abami, aho umugabo bita bamwita Nabali, umugore yitwa Abigayili. Abigayili kubera ko ari umugore w'ubwenge, nk'uko nahoze mvuga ko umugore mwiza yaba ku rugo, we umugabo yari ikigoryi ariko bigatunga urugo arubungabunga akarushyira ku murongo kandi bakagenda neza. Urugo rwo rwarigiye kurimbuka neza mu kanya gato, ariko kubera ko ubwenge urugo rugaruze neza, kuba rugiye kururimbura rwongera rusubira ku murongo. Icyo gitabo nacyo nishaka kuzayisanga imuhanda. Ibyo rero icyo ashaka kuvuga ngo ni amago meza akeneye kugira ngo tuyigireho, amago aba akeneye kugira ngo tuyigireho, tugire umurongo wo kuzagira ibintu byose byongera neza. Ndagira ngo tubasabe rero kuri Imana bamugisha kandi bagire neza kugira ngo mushobore guhagarara neza, ejo mutazagira ibibazo byo gusoza nabi urugo rwanyu rukaba rwikuta uko mwakabaye mufata neza mukazagira amaherezo meza. Ndashoje nshaka kugira ngo mbabwire ngo uyu munsi ni umunsi wanyu w'itangiriro, ariko ntabwo ari iherezo. Iherezo ryanyu riri imbere hariya, n'uburyo muzamera byose biri imbere. Imana y'umugisha, guhaye icyubahiro mu Imana yacu, gushimira cyane no guhagarikira kuri Imana nziza. Uhabwe icyubahiro kuri uyu mwiza, uhabwe icyubahiro kuri uyu munsi mwiza, uhabwe icyubahiro kuri abasore bombi, uhabwe icyubahiro kuri uyu mwanya. Uyu mwanya data nyir'Imana turi hano muri ubu bukwe bw'abana bombi, tugusaba kugira ngo inama n'ubujyanama bwiza bishingiye ku ijambo ryawe ndetse no ku ijambo ry'ababyeyi, ubahe imbaraga n'ishimwe n'ikuzo ryawe, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Neza icyo gitabo gatoya. Bavandimwe bakundwa, muterane hano mu itorero rya Revelation. Uyu mwanya turi imbere y'Imana n'abamarayika bayo batacumuye, twamaze kwakira ubukwe bw'abana bacu bombi, ari we Ali ndetse na Rafiki. Nk'uko nababwiye n'abana b'itorero, uku kurongorana kwera rero byanditswe biraguhamya katangiriye mu gihe cya Adamu. Itorero ry'abasozi hari abayikorera nawe Imana yamusoje ikomera amashyi. Ubwo kubera ko ndamuha amagambo kandi Imana wafashe wese kandi bamugisha ariko n'amagaze imbere, ahubwo imbere y'Imana muri abene, imbere y'abantu muri abene. None se kubera niyo mpamvu yatuma nubwo umenye ibintu byagaha
agatsinda n'Imana ariko n'ingingo nahageze cyane anjuruje umutwe pe n'agatsinda n'izambaye ku mutima aha bagira ngo mari n'umujyi rwose umusore n'ingurube n'ubuye kwigumira amakipe abite kumva muri rwose abitegeye gukomeye kugira ngo agire icyo avugira kuri mushiki we umuvuye iruhande bagira ngo abana bareranye kugira ngo umuvuye iruhande nubwo abana b'abaturage babiba bitoroshye babyoroshye babitoroshye ndasaba no kugira ngo umuhungu mwiza ugire icyo uvuga kuri mushiki wawe nta mpamvu iyo ari yose yatuma adashyingirwa gira icyo uvuga rwose ntayo ibintu byose mu rugo byaratungana cyane noneho ufata ukuboko umwe muri wawe ugira ijambo rikeya wamubwira uzakundane umaze gukundana kandi muzabyare urugo haleluya imana imugisha cyane rwose abazazana bakomeze gukundana bazabyare umurage mwiza cyane imana imugisha cyane aho kwicara nagira ngo hari umuntu waba wabaye uhagarariye itorero rafika turuka akamasemo yego bava mikoro nawe ukagira icyo tubwira mu by'ukuri turashima afite mu mico no mu myifatire dusoje tubasaba umugisha w'Imana afite ubuhamya bwiza mu itorero bwo yitwaye neza nitwaye neza niyo mpamvu bamuherekeje mwakoze cyane ni umwana wacu w'itorero yari urubyiruko rw'itorero ryacu hanyuma rero kuba yari afite umuco kandi n'imyifatire myiza ni nayo mpamvu itorero twemeye kumuherekeza tumwifurije urugo rwiza kandi no kuzabyara abakobwa n'abahungu hanyuma ni imbere y'Imana n'itorero ryayo wowe umurange ari imbere umugore w'isezerano kingiwe n'itorero guhera buri munsi ndabyemeye mu byiza cyangwa mu bibi mu bukire cyangwa mu bukene mu burwayi cyangwa mu buzima mu munezero cyangwa mu gahinda nzamubatisha abagore bose mbanye nawe gusa Imana yo mu ijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo niyo izakomeza kuba Imana yacu twembi niyemeje kubana nawe kugera none ubuzima bwanjye bwose bwo muri iyi si nta kizadutandukanya keretse urupfu Imana izadufasha. Amen. Jewe umwanzi wari nimeye ibitero byariko wowe umuyobozi w'igihugu w'isezerano kingiwe n'itorero guhera uyu munsi ndabyemeye mu byiza cyangwa mu bibi mu bukene cyangwa ubukire mu burwayi cyangwa mu buzima umunezero cyangwa mu gahinda zakurutisha abagabo bose mbane nawe gusa Imana yo mu ijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo
uzakomeze kuba Imana yacu twembi. Nemeje kubana nawe guhera none ubuzima bwanjye bwose bwo muri iyi si. Kizadutandukanya keretse urupfu. Imana nzabifashe. Imana wamuca rero ndabikomeye nta kizadutandukanya. Nkunda kubwira abagabo n'abandi bakunze kuzana amagambo mu miryango bashaka gutandukanya imiryango, wageze mu mwanya w'umukuru. Rero mwabyeyi mushaka icyakora ku muryango cyazana amagambo aseseka mube zanita umutima zigaragaza isezerano ndakuka wazabana ubuziraherezo. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo impeta zibere urwibutso rw'uyu munsi gukomeza kuzageza mu masaziro yabo, ubwo hazabibuka ibihe byiza, amagambo meza, kuganira kwiza. Data nyir'ingabo mwami, ibihe byiza bagiranye uyu munsi wambikanye impeta, reka ze kuba nyakubahwa Data nyir'ingabo ikibazo ahubwo zizaba igisubizo ku buzima bwabo. Urakoze Imana nyir'ibihe, ishimwe n'ikuzo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Wabwiye umugeni wabwiye umugeni wawe uyimwambike ugire icyo umubwira. Mufashe mikoro. Ko ntacyo umubwiye. Nzagukunda ubuziraherezo, ati izadutandukanya. Ni ukuri. Amen. Ngari ngaho nawe mwambike impeta rwose kugira ijambo ryiza mubwira. Uzabana nawe iteka ryose. Uzabana nawe iteka ryose ukagira abana. Mu byiza no mu bibi kandi Imana izabimfasha. Uzabidufasha rwose. Imana igwa mu gisha cyawe. Ubwo rero mu by'ukuri ararekaje tubwira none ari ntabwo kiri umwari ahubwo yaramaze kuba umugore wanjye. Ubu siribatera munaze neza kandi no isinyira aha ngaha mu gitabo mwigire hafi aho ngaho.
Uwiteka Mana ko mu isi byose kiranuka, mbaye icyubahiro kuri aba bavandimwe, abo bana, inshuti, abana bawe, abana bacu, gushimira cyane ko bakujije bari abahinja, bakaba indamuga, bakaba abangavu n'ikindi, bakaba abasore, umunsi ukabona umuryango. Data wa twese uri mu ijuru, nagushima cyane muri inzira zose wabanyujijemo, ukabakuza ukabarinda uyu munsi, bakaba bagaragaje neza ibyiza wateguriye Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ababyeyi turishimye, n'itorero turishimye, igihugu kirishimye, nabyo bihabwa icyubahiro. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kugira ngo Data Mana batangira nabo urugendo bagiye gutangira urushaka Data Mwami rukeneye ubwenge, wose uko mwuka w'ubwenge, rukeneye ubwitange, wose uko mwuka w'ubwitange, rukeneye imbaraga, wose uko mwuka w'imbaraga, bakeneye Data Mwami kubaha no kubahana mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka gukenera Data Mana kugendana no gukorana muri byose, ujye ubaba hafi rero, bagoteshe imbaraga z'ijuru, abamarayika batatu baba hafi, ijwi ryawe ryiza rijye ribahumuriza rivuga ko uri kumwe nabo. Ujye ubakomeza muri byose, ubarinde amajya n'amaza, batwikirize ikiganza cyawe, imbaraga zawe zibaga zinatega hafi icyubahiro. Bagire neza, bagirire ubuntu, baho umugisha binjira basohoka, baho umugisha amajya n'amaza, baho umugisha mu byo bagerageza gukora byose, baho umugisha imbuto z'inda yabo, mu izina rya Yesu Kristo bahabwa umugisha wo kuzabyara abahungu n'abakobwa, wo kuzabyara abana bishimira, kandi yuko amahanga isoro byose bazabibasubiza kuri bo, be kuzambara ikibazo bo bazabibasubiza. N'abana be kuzagira ikibazo ku babyeyi babo, bazabishimire ko bababyara. Bagire neza n'abagirire ubuntu, bagereze byiza mbere none kugeza iteka ryose, aho bazaba bavuga ngo Mana warakoze, kuba duhaye intambwe yo gutsindishije muri iyi si, kandi tugatubiramo amahoro tudakozwe n'isoni. Reka yo kuzakorwa n'isoni mu buzima, yo kuzakorwa n'isoni mu mibereho, yo kuzakorwa n'isoni mu bana, mu mbuto zo mu nda yabo, yo kuzakorwa n'isoni mu baturanyi, yo kuzakorwa n'isoni mu gihugu, yo kuzakorwa n'isoni, ahubwo bajye bahora bishimira uburyo barinze n'uburyo barinze, n'uburyo Data Mwami ari gusubiza ibyo bana. Abazajya babagana bafite ibibazo bajya babona ibisubizo, abajya bazajya babagana bafite ibyifuzo bajya babona aho babifuzaho, kubera ko nibwo amahanga zabo bahabifasha. Reka umugisha bazakomeza kubakurikira, kandi bazakomeza kwishimira icyubahiro cyane. Urinde Satani imigambi n'imigambi atsika mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mwite byose mwijima, uburere bw'izina rya Yesu. Mana urakoze ko Imana iri kumwe nabo, kandi tugakomeza kubana nabo, bityo babishimire ibintu byawe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Turumva rero ngiye gahunda zanjye zishoje, ahasigaye ngo umuyobozi wa gahunda wakomeza. Hano hari impano y'itorero, nyuma rero numva n'itorero ryari bageneye, ahasigaye bashimishwe nayo. Mwarakoze cyane kwihangana umusore bwanyu, mwarakoze cyane guhagarara neza n'itorero, Imana ibamugishe. Murakoze cyane. Pastor Rusagara, murakoze. ngo haleluya tuzamura ikiganza. Ese byabababaje ko Rafiki yasezeranye kundeba mwababaye
bisa nkaho mwakozwe n'isoni, bisa nkaho byabatangaje, bavuga kuko mu mashini kwiyangira nubwo mwambaye ubupfukamunwa umuntu yasanga ku maso murabibona. Munyemerere noneho ko tubyumva mu mitima bikaba binejeje imitima yacu, tuzamura ibiganza Yesu tumuha amashyi avuga cyane twishimiye aya masaha tutakiri Rafiki ahubwo uri umugabo nyir'urugo. Imana igumisha ahoza tubivuga yuko washatse wakunze umukobwa mwiza, twamwishimiye kandi twamukunze. Uri butwemerere rero muri kano kanya itangazo dutanga, bagiye gufatira amafoto hariya hejuru hariya ku karere, iriya kuri hoteli y'akarere. Turasaba yuko mubikore byihuse, araza kubibafashamo kugira ngo mugarukire hano amasaha akiri kare. Tugiye gusohoka, abari bujyane nabo mu mafoto murasohoka mwinjire mu modoka zanyu. Dusohotse tugeze hanze abantu bari bukure baganire, mubwire ngo rero sinaguheruka abuhi muri korona ntitubikora, turagenda wabona madamu ntabwo wareba ntabwo ko mwaze gutanga amashini y'arafuzi.
tuvuze impundu wehe araje wanakunze yaje abavandimwe muri hehe rero araje wanakunze yaje inshuti mwese mukomeye yombi rero araje wanakunze yaje kuko nazanye nyiramwiza rero araje wanakunze yaje araje w'Imana yampaye araje w'Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga urwunge araje wanakunze yaje araje w'Imana yampaye araje w'Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga urwunge araje wanakunze yaje araje w'Imana yampaye araje w'Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga urwunge araje wanakunze yaje umunsi mwiza umunsi w'ibyishimo gusa umukunzi wanjye yarahaje arerana nk'inya yashagawe n'abakobwa b'urungano aherekejwe n'inshuti n'umuryango kaze neza mu bahanyi urisanga kaze neza mu bahanyi urisanga nanjye nawe ukereye ugusanganira hari urukundo rwanjye ndi kumwe n'abasore b'urungano rwanjye ndi kumwe n'ababyeyi bakubonye barishima cyane ndi kumwe n'inshuti n'umuryango kaze neza mu bahanyi urisanga kaze neza mu bahanyi urisanga impundu waje umutayi wawe dusangira ibyiza nzagutetesha ushishe bazagutaka ugutora ubutore n'ubutoni nzakuririra imitoma imitoni irenga igihumbi kaze neza mu bahanyi urisanga kaze neza mu bahanyi urisanga nzakurinda ibyo wanga nzahora ngushakira ibyo ukunda ntamurwa wawe utazakundara marwashenguri ntabwo amatavu n'imitozi wacu uhora hatandi imitavi ibigega n'ibijya bitumbuzizi kaze neza mu bahanyi urisanga kaze neza mu bahanyi urisanga uzambere umutima w'urugo nzakubera inkingi ikomeye nzakubera ngo tuzabati tuzakubabaza nzamureba igitsuru uzaguhangara wese tuzahangana kaze neza
urisanga kaze neza mu bahanyi 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 urisanga tambuke uze dusuhuzanye rwose uze dusuhuze ni karibu ni karibu abantu bagutanyana amahoro akiri ikirahure mwakire n'abakira hanyuma mu gihuze bw'indi buri muntu asomeho avuge ngo ko ubuzima bwacu twese mwongere gusomeho imana karyoshye nzari wakwicara imana ibahumurisha cyane ubwo bari hariya bakire iyo abakobwa begera n'abasaza babafungura icyo kunywa kuko umuryango wacu ntakibuze umumaraga hano bajya hirya hariya hanyuma n'abandi bajya mu bandi n'abana abasore bari inyuma n'abakobwa bambaye imishanana mwigera n'abasore mukorane imana yo mwije bakugisha bari kumeze neza undi nawe yegera abageni abiteho hanyuma ucyuriye umwete uko tubyifuza ubusanzwe rero kugira ngo amuhe iwacu wasanze tugira icyo bita ibakwe warisanze burya wabonye ko ibakwe ririmo ntibize kugutungura rero kuko ikintu cyose gikwiye ibakwe kandi ikintu cyose ukorera ahantu utari buryame gikora muri kazi n'amarembo nashaka mufashe baze ntacyo ndabizi ko mpamvu ishobora byose mu gihe aba bana rero bakiza inshuti yanjye yishyuye nije mu izina ryanjye bwite ry'umuryango mpagarariye rya mukuru wanjye Mbaraga inyarwanda isobanutse Mbaraga waje umuryango wacu abamugeni ari bamurange ari hanyuma turamukwemerera indirimbo basaba umukwa usaba kuzaza
kurekera guteguza gusaba ko tuzakurekera uyu munsi nazanywe no kugira ngo ngezeho Aline wambwiye umva wasenga mu buzima nyiginya baza gusabamo umugeni turabashimira kandi amaboko tumutse namwe muyibutse ariko twebwe ku ruhande rwacu tumutse amaboko. Ijambo rya gatatu bashimiye umuhungu umukwe wacu umukwe rwose utatinya kwereka isi kuri interineti bavuga ko turi umukwe wacu umuhungu ushyitse twebwe umukwe w'umuntu wishimye. Ijambo rya kane ndaje kubwira wabona akagatwatana yesu uzaniraho agasahani data aho uzanira filime rero uwo muhungu imusi baraza kubona bashaka rero abaganga hano ngira ngo hari abantu imbere y'abagurayi niwe mumbere aho era abiki asufa ubwo bimwe ndabikiguye yose kuba yakoze dushoreje iraba rya kabiri bamurangiye bakiri ni umwe mu bana b'amaraga ariko ni umwe mu bana batigeze bamubaho ibitekerezo byari byose ku buryo ntagira ibindi bikongeraho usibye kuvuga amagambo ya kibyeyi avuga ngo Imana y'amahoro yiyubakiye abatubashije abayikoreye ibyiza byaheraho ku rusengero abari kuzamu bandi barafiki n'abamurangi umwami Imana yubahishije muri rubanda no mu banyamahanga no mu nzu y'ahera azabubahisha ubwabo no mu mahanga uwabazi n'abatagasi. Ijambo rya gatanu mu kanya twaje habona ndabona harimo hije kandi mubibona ko hano ari baba batari si ibyo bikora ariko ubwo mbikoze kugira ngo nereke mbese ko kwihuta ni imwe muri karagiteri y'amuntu uva ahatari burayi cyane ko saa yine buri wese agomba kuba ageze Kigali cyangwa Nyagatare. Bivuge ko nanga kuza kugabuza asaba umwanya ahubwo nubona y'ingenzi bishoje uhita ujyana uransezerera ugejeje kwa rafiki. Ijambo rya gatandatu yagusezera bakubwira baduheza byatora kubaho bahita bari hano gushima.
irabitegetse dore Imana irabitegetse